ko iyo umuntu yatekereje n'abagabura amagambo avuga ayatanga nabi n'ukuntu bimeze mani n'umwana kuri twe yaje hanze muri showbiz turamwakira turanamufasha reba ikiganiro namuhaye suko kirata nje nta mutima mubi ntaribi ngo agahungu wigasondeka nako wabyaye mani agahungu katikora ngo bashaka kugutera ngo bashaka kugutoragura ngo warning ngo bashaka no kugutobagura inda akagutera ibisi ndambingira mani bazareba showbiz sinzi irimo mureke tubana amahoro kubaho sukuryana kubaho no kubana mani gutukana nta n'icyo bizofasha bigaragaza uburere buke mureke tubeho nk'imfura iminsi yacu ubuzima bwacu bwose kubera ko Nyamwiza sinomutaramira kubera ko ndamuruta uramuruta simvuga mu myaka bamitekereze n'umwana kubera hari umuntu watanze message arambwira ngo mvuge ngo cyagicano ngo cyagicano ngo kirakwanga data ngo cyagicano ngo shangwa nacyo ngo kirakwiteguye kandi cyane ikindi tutakwibagirwa hari inkuru tugomba kuzagezaho abantu badukurikiranye y'umugabo wafashe ku ngufu umwana w'imyaka 13 tuzabazanira coming soon. Papa Plus TV. Nkuko bisanzwe iyi ni Papa Plus TV twanje kwasuhuza muri mwese kwisi yose ababyutse mwaramutse abari mutuzi mwiriwe mwese abandi aho muri muryamye mworote Imana kandi turabakunda cyane twanje kubasuhuza aho muri kandi tubashimira uburyo mukomeje kudukurikirana mukatwereka ko turi kumwe umunota kuwundi none ko turi kumwe n'abatumirwa bacu nabasangwa naba member ba Papa Plus TV reka mbareke basuhuze kugira ngo tubagezeho inkuru yuko urubanza rwagenze rwabeshyiwe yuko yaba yarishe umuntu tubabwire uko rwagenze cyangwa uko rwaragiye cyangwa aho rugeze amakuru yanyu makuru ni mesi murakomeye turakomeye cyane musuhuza abakuri abadukurikiranye mu bahe hayi mu bapepere turabasuhuje nge nitwe Espoir nk'ibisanzwe okay nanjye ndabaramukisha mwaramutse mutaho muherereye abo twegeranye n'abari mu pande zine z'isi turabaramutsa cyane data umwisha akomeza abaduhera umugisha kandi umwenyereka mwene nawe ushekerebe guys urubanza uko rumeze uko rwagenze ku munsi sinzi niba twabangone ku munsi waraye utambutse kubera yuko bisa nkaho bari bamuhaye oningo bita Nyamwiza bamubwiye ati ibyo ukomeje gushinja abantu ukomeje kubura iki ibimenyetso rero icyo twavuga cyangwa icyo twakora muri make nuko ibyo yavuze ngo umuntu yishe umuntu yabuze ibihamya cyangwa ibyo yavuze ngo bamuteye ubwoba nabwo yabuze nabwo na ubwe yabuze ibimenyetso urubanza muri make urubanza yaratsinzwe leta ya Kenya itimubwira ati wowe ukomeje kwigira nabi ukomeje kwishongereza ku babyeyi cyangwa ku bapapa ukomeje kwigira mu buryo kwigira indakoreka mu bantu cyangwa mu buyobozi genda kuri YouTube yawe turagutumye nka leta ya Kenya usibe ibiganiro washyizeho uvuga umuntu ngo yishe undi kandi ntabihamya nta bimenyetso ufite kandi wari wabwiye leta yuko ubifite genda ubidiritinge kuri YouTube yawe ubikureho ese biracyariho cyangwa byakuwe kugira ngo badukurikiranye bamenye ukuri ibiganiro yabikuyeho bamutegetse ko ajya gusiba ibiganiro yakoze kuri ya mfura avuga ngo ayibeshera nyine ngo yishe umuntu arangije icyaha aburi bimenyetso nk'ibisanzwe byafashe igihe kirekire ibintu cy'urubanza ejo bundi nibyo biri wa hano mu wiki babivuga kuri polisi nyine babiganiraho yabuze ibimenyetso cyabaye ahubwo bamusabye kugenda agasiba ibiganiro yakoranye kandi urubanza rurakomeje na yamfura abikuraho ubu nta biganiro biriho n'undi ari gutukana ibyo byose nta biriho nta bikiriho byavuyeho ariko nubwo byavuyeho hari izindi manza nyinshi zimutegereje izo manza nazo zimutegereje tuzibatangariza ariko tukiri aho ngaho ese kuba yaratakaje time y'umubyeyi nkuriya akamubeshyira ko yishe umuntu ntiyakwiye gutanga amande amafaranga yatanze menshi n'ubundi abanyagihugu ntago bakureka gutya gusa utabaye amafaranga yatanze amafaranga atari make hariya kuko niwe nyine wari yari yavuze ko afite ibimenyetso baramusaba arabibura byose twagiye tubibahereza hano
igice ku kindi. Iwe amafaranga yatanze menshi cyane, yatanze menshi ashoboka. Kugeza amagingaya Nyamwiza ni muntu ki? Nyamwiza ni muntu ki akuruwe umurimo mu maginga twumvishe ngo aratenze? Baramutenze. Bamutenze kera. Bamutenze kera ko. Ese gishishwa bimeze bite? Ndashima Imana data. Ko mbona nta morale mufite iki kibazo? Ndayifite data. Dutaramiyeho nijoro. Ndashima Imana. Ngo ariko ngo umuntu arimo arabahabura ngo mukagira ubwoba. Nijoro adukoreyeho akantu kwe. Ahabura Isu umwana asanga bakuru muri showbiz ngo agiye kuba kubone. Yadutaramiye. Icyo namufasha uri mu nticaga uri imitekerereze y'abantu. Naryo ibintu bibiri nzapora mbabwira imitekerereze y'umuntu ndetse no muntu. Muri make y'umuntu yatekereje n'abagabura amagambo avuga ayatanga nabi. N'ukuntu bimeze mani n'umwana kuri twe. Yaje hanze muri showbiz turamwakira turanamufasha. Arebe ikiganiro namuhaye. Suko kirata nje nta mutima mubi ntaribi. Wagahungu wigasondeka nako wabyaye mana. Agahungu katikora. Wagasanze muri showbiz na chairman w'umudugudu ntaragahamaga. Kariyubashe. Kamana. Bazavuga nyine ngo ak'iminsi terendi karemera ushatse nguciye ku mayanga bakwitonda mana. Tukabana neza shaka nuko tunabana nabi no problem kabisa. Ngo bashaka kugutoragura ngo warning. Ngo bashaka no kugutoragura inda akagutera ibisi. Tagitambingira mana. Bazarebe. Bakoze tize. Guys, ntabwo tuvuze ngo bashaka kumutera ibisu cyangwa ibyuma hatari ibihamya cyangwa ibimenyetso birahari. Niko twe turi imfura tudaba dushaka kubyinjiramo cyane. Ariko guys, muri comment zanyu n'umukeneye ko muzabibona tuzabibageza mu kiganiro cy'ubutaha. Ese ikindi mbase. Buriya muri iyi si umuntu agihumeka tuzabana n'abantu bose amahoro. Kuko abantu bashaka kumva gusa ibiryoheye amatwi ariko icyo kinyoma buri gukurikira mu bintu bijyana mu matwi je naho ntamututse mani twarizwe neza. Nanyereke ibimenyetso bibiri bivuga ko namututse. Mani je ijambo mvuga bandizi sinza mpuguka. Umunsi zicara kuri YouTube ngo sorry ngo nakoze imyaka nyimaze muri showbiz barabizi. Mani kamera buriya ni ikintu cyiza kigaragaza imitekerereze ya buri muntu. Iyo avuze gutya umuntu yoceceka wenda akakujijisha ariko yavuze buriya ahita kugaragariza imitekerereze. Rero mani ntacyo mfa nawe nanampamagara nzomwitaba ntabwoba umwana kurinje ariko kwita ngo kagahungu ni wa muhungu mana abahungu turaheze wa muhungu tagari byabisaza tukiraho. Ese ubundi wamutuka yagukubita urushyi? Twararezwe. Usibye n'icyo. Nyamwiza n'inshuti yanjye. Ubundi yagukubita? Ese wenda kubitisha mu bundi buryo ariko bugaragara physically. Kumva ukuntu bimeze natuze nimba uze content igenda ushiriza ibishimbo w'abafana batanga amaviews. Kubera ko nje ntabwo nafata umwanya wanje wo kugutuka twanarizwe neza. Kukwirirwa okay we mwiza uri mwiza reka basobanura akantu abafana bakumve. Ese izahabu iyo bayifashe bakayisiga icondo bagafata nanone bagafata nibuye bakayisiga icondo uri kugira ngo zahabu inanirwa ka gaciro ka zahabu ireka kuba zahabu ngo nuko yacafuye iyo bayogeye igumana agaciro kayo. Yes. Niyo mpamvu rero n'imfura nayo tashabure kabaka gacira ari kakandi. Kandi burya ni na byiza kandi cyane ngo kigira vuga ngo umukomedi fike kuvuga ngo kigira agaki none kandi kasetse ngo abayobozi ngo twatoye abo nimba ari abakuyoboye sibo banyoboye. Nza muri showbiz nta wanyandike message ngo ufite tani narizanye ninashaka nzisubizayo nta unyoboye mureke rero ngo ubuyobozi ubwo nzi ni Siberika nta bundi ubwo buyobozi nzi hani Nairobi naho ngo bwa showbiz yayisinze ku giti cye aricara arayitekereza ntago yantekerereje. Uri umuntu ushobora kumufunga muri prison ariko ntago ufunga ibitekerezo bye. Niyo mpamvu rero umuntu akora icyo sinzokora icyo mukunda kubera ko nkora icyo nkunze narizanye.
ngomba no kuzisubizayo ngomba kwihesha agaciro iminsi yanjye y'ubuzima bwanjye bwose ureke mani ngo warning ngo kagahungu habe na gisegeti warning byaramunaniye kuzitanga tarazitanga niye message mbwira ngo ari umukobwa ngo mwize ngo biraso byiza mani buri ubwiza bose ngo afite ngo matayi aya iburi tukiri aho ngaho ubwenge burushije tukiri aho ngaho haba inzego z'umutekano azagiterura ajyane ajye kuri podium turategereje turamutegereje iwe narwane n'ibimutegereje kuko yarangije urubanza rwa yamfura gusa naho rutarimo neza ukuntu turaje turugarukiyo afite izindi ebyiri zimutegereje anabyumve najye kurega byaba byiza bava n'iterabwoba bya zira record zaje ngo bazatera gishishwa ng'ibyuma iyo n'iterabwoba no muri Kongo ntabyo bamuteye kandi iby'ubuyobozi ntabwo twabivugaho na cyane turaza no kubigaruka wenda aho gake ubuyobozi buri muntu yarizanye muri Kenya ntawazanye undi icyo ni kimwe kandi ikindi twubaha abayobozi bacu ba Siberika turabakunda cyane kandi akazi kabo turagakunda karatunyuze icyo Siberika izatubwira ikadutangariza ati nguyu umuyobozi nuwo tuzumva ntabwo tuzumva ibyo yagiye kuvugira ari akatuti kandi tuzi ko yatenzwe nibinakwiye n'umuco nibinakwiye ntabwo umuntu atemwe ngo yongera hagariye hari kuri madaba ngo ajye kuvuga ngo ubuyobozi twarabakunze ngo barize ututi bw'intera kila mtu anakuanga na vera anajiongoza sini ukweli reka dukomeze tuve mu ibyo ngibyo nta nubwo ari byo byatuzanye si byo byaturamukije kugira ngo tuze gutangariza bari bakeneye kumva ibyo twabazaniye twari tuje kwa rwa rubanza rwa yamfura ubu tuvugana YouTube ye badiritinze ibiganiro yavuze ngo umuntu yishe undi ese ko yabivuze muri buriya buryo akaba yemereye leta ko yabisibye ese dusanze yarabigize private byo ntabwo byazamugiraho ingaruka reka nabyo tubihanga amaso nabigira private ikirego kizasubiramo ariko nubwo yatabigira nubwo yabidiritinga cyangwa nanabidiritinga ariko haracyafite ikibazo kubera yuko nubundi kirego cyagiye mu muryango imiryango iracyari kumvikana niba tabasha kumvikana yamfuri zasubira kuri polisi siko bimeze rero twanya ngo dusobanura abantu dukurikiranye mu gice mibasobanuraho uko inkuru byagenze n'ukuntu yatsinzwe urubanza hakinjira mu izindi manza z'abamureze zo turazigarukaho nyuma ariko nagira ngo binonosore tubabwire uko byagenze akagera hatsindwa akajya kudiritinga ibyo yavuze ku muntu ese uyu Nyamwiza ni muntu ki uri guhimbira abantu ngo bica abantu ni muntu ki afite iye misiyo ese Imana yamuzanye ku isi ngo aze guhimbira abantu ngo bica abantu bimura byumva gutemo ku giti cyaje muri iyi si Imana yashyizeho umuntu kugira ngo akore imirimo ye yamugeneye umuntu wundi yahozeho ariko Imana yamucishe mu buryo bw'ababyeyi kugira ngo ababyeyi basohoze ukuri kw'Imana umwana w'umuntu akore iminsi buri muntu wese hano kuri Isagara iminsi Imana yamugeneye akora ibyiza gusa buri Imana yaduhaye ibintu bibiri tukugenderaho hari amahitamo mabi hakaba n'amahitamo meza kubera umutima nama w'umuntu niwe jaje wa mbere niyo wo kwigira gute urakubwira ati ahantu wakoshe niyo mpamvu rero muri ubu buzima man showbiz sinzi irimo mureke tubana amahoro kubaho sukuryana kubaho no kubana man gutukana nta n'icyo bizofasha bigaragaza uburere buke mureke tubeho nk'imfura iminsi yacu ubuzima bwacu bwose kubera ko Nyamwiza sinamutaramira kubera ko ndamuruta uramuruta simvuga mu myaka mitekereze n'umwana kuri nje oya n'abadukurikiranye n'ugira icyo batuzamukubaza aya oya icyo si ikibazo kubera ko gupfa twese ntaho zarama ariko ikintu ugiye mubwira inshuti yanjye sindaryama umutekereze kibi sinasaba imbabazi kubera ko ntaho namututse nimba ari aho namututse man azashimo abayobozi mburana Chenzarinda saza ntaraje gutera fingerprint abayobozi azabajyamo kandi ravuze ko Kenya nabuyobozi buhara akava ko Siberika ishyigikiye ibintu bibi bikorerwa azarengahe kireka nimba ari ya komite yashinze iriya twabonye okay nayo we nta kurega yarega ahubwo we gusa
polisi bikwakira ibirego bari ikintu nari kumurega nkomerejeho bareke tubana amahoro dufashanye muri iyi si nagahora gahanze mani ibyiza biraza bigashira ibibi bikaza bigashira situation nyinshi numvishe yaciye mu bihe turabyumva ntawe utabishyamo ariko ibihe n'ibyiza iyo bisanzwe ubanye n'abandi amahoro bigenda neza nta mpamvu yo gutukana kandi uri umubyeyi turakubaha tuzona kubahisha ariko yedahera mani iyo ngurira imitekerereze yawe uhindure nimba warasabye imbabazi koko ugomba kuba uko wasabye imbabazi kumva umuntu w'umubyeyi rero ngo ni ese tuvuge nize mbuto ari gusiga ku bana be azogira ejo hazaza ese Espoir urumva gute kuba yarasibije umuntu w'umubyeyi wubatse ufite abana bakaba barumvisha ibintu mu matwi yabo ko papa wabo yaba ari umwicanyi bakaza nyuma bikaza kumenyekana ko ise yarenganaga ese aba bana niba barakomeretse mu mitima yabo birumvikana barakomeretse kandi ni ibintu bigira ingaruka cyane bizagira ingaruka ku bana nibakura cyangwa bakicara bakareba nuko nyine bikuyeho yabisibye ariko se nk'iyatabisiba ko byari kuba ari bibi abana bakwicara bakabona isi bari kumutuka kuriye kuno kiganiro ibiganiro byo yakoze ko yamfura yabisibye ariko n'ubundi si we wenyine yatutse n'abandi benshi na nijoro yatugiyeho natwe tutaramira hanyuma yatutse n'abandi babyeyi benshi gutuka abana ababyeyi akatuka no ku bagabo babo kandi nawe uzi ko ari umuntu ukeneye no gushakwa utarashakwa yatutse bari abantu birambabaza kabisa kandi se gushakwa bizakunda n'ibisaza byaramunyuzemo bikahita byigendera byamukiyeho mwifuriza umugisha umwana azashaka yabyare aheke kubera ko buri muntu wese nicyo yifuza ariko biriya bintu ese koko nimba dukusanye n'umuntu ni ngombwa tujye social media wahamagaye private number inbox ukambwira ati basi wakoze ikintu kitari cyiza nacyumva kubera ko YouTube nta hantu ho kwishimira ho kwidagadura abantu bafite stress abareba comedy abareba indirimbo buri wese n'ikikunda kugira ngo akomeze anezeze ibitekerezo bye ariko si ahantu ho gushira amabanga kubera ko bari ababyeyi byatubabaje ababyeyi babyaye kandi YouTube buriya ni ikintu wavuze kiba kibi cyo kugira umugabo cyangwa kikakugira imbwa bitewe n'ibyo uvuga ariko muri ubu buzima mana areke kwinjira private ashake content buriya ntukagaye umuntu uko ameze ni ikiremwa cy'Imana kandi abari mu ishusho y'Imana ariko yavuze yuko impamvu atukana cyangwa avuga ibintu bimeze kuriya ngo ni ubuzima bubi yabayemo yavuze ngo aramutse abasobanura ubuzima yaciyemo mwamwumva ese ko ari ubuzima bubi yaciyemo yaba ari inda nini yaba afite kugira ngo abone amaronko yanga se by'abantu bwa buzima buyacemo buhagarara murabyumva gute kuko umugisha Imana izawucisha mu abantu tizawucisha mu bintu kubera ko Imana igiye kuguha imigisha y'imirimo yawe yicisha mu bantu abenshi barabizi kuko Imana yabwiye Mose ntushobora kumbona kubera ko ntushobora kubahura musumbonye Imana ikorera mu bantu buri iyo ugize abanzi benshi ugenda wirukana imigisha mu buzima bwawe Imana yakugeneye niyo mpamvu rero tubana n'abantu bose amahoro nibura iminsi y'umuntu Imana yamugeneye akazayimara neza hano ku isi niyo mpamvu ubuzima bubi nta batabuzi guhinga yavuze nanjye ndabizi nta gishasha kirimo abavutse twese abanyamurenge twese twakuze ababyeyi bacu ari abahinzi icyo nta gishasha sibyo Nairobi ko nta mirimo iyo bayo ariko mu gihugu naho twarahize tukanorora ntango korora tukanakama ibyo ni ibintu tuzi bitari amakuru ariko ni rero man nyamwiza ndamukunda pe ni inshuti twamenyanye nje ataranaje no kuri ibyuma by'abazungu ariko nje icyo musabira ahindura imitekerereze hari byinshi yovuga zogira neza dore ko nyine yovuga byofasha abantu buri yivuze ijambo ribi isenya imitima y'abandi reka kwangiza imitima y'abandi ahubwo kora ibintu byubaka kugira ngo mukomeze dukomeze tubana amahoro bizodufasha cyane hari umuntu watanze message arambwira ngo mvuge ngo cyagicano ngo cyagicano ngo kirakwanga data ngo cyagicano
Ngushanga nacyo ngo kirakwiteguye. Ngo kirakwiteguye kandi cyane cyane. Ikindi tutakwibagirwa. Hari inkuru tugomba kuzagezaho abantu badukurikiranye y'umugabo wafashe ku ngufu umwana w'imyaka 13 tuzabazanira coming soon. Turacyari kubakorera ibyegeranyo byabyo kugira ngo tuzaze dutangaze iyo nkuru. Turiho amafoto yamaze kuza, yamaze kugera aha, byose bimaze kujya ku murongo. Dushaka kugira ngo tuzasesengurira abantu tubaho kuri, kugira ngo abantu bakomeze gukora itangazamakuru barimo bagenda basebya abantu cyangwa bakora ibintu bigiye bitandukanye, bijye nabo bajye bavuga abantu n'abari inyangamugayo. Kandi twibagiye ko hari n'undi munyamakuru tuzi birimo birabera hano mu gihugu cya Kenya, Nairobi, mu bintu bigiye bitandukanye bidahwitse bipfuye. Tuzi ko arimo akora ibintu bidakwiye kandi bisebetse, kandi nawe byamugwa nabi, ariko bagasebya abakozi b'Imana. Ese koko ibyo bintu birakwiye? Okay, kuri icyo buriya iyo ugiye gukora ikintu intangarugero utanga inama, nawe warabanje kuyigira inama. Nko kuvuga ngo for example babyumve neza, uri umuntu wigisha abantu kuri social media iki, rangiza noneho ukaba uri muri groupe ya bamwe batera amadaka kushidishamwe ibihuru. Man, umugabo umwe yaravuze ngo ntibakamukuriremo inda ngo kubera ko ngo yoba Kagame, cyangwa se ngo akaba Obama, cyangwa se ngo akaba Nyerere, bagatabara Afrika. Niyo mpamvu rero man, tujye tureka gusebya abandi kandi natwe tutabashije tuzi uko neza natwe twamaze kumena amavuta. Hari tujye tureka gukora nk'ibyihebe. Abantu benshi bigize ibyihebe kandi nta muda bafite, kandi ikiza kibabaza abafiyemeri bahita batakaza ejo habo hazaza. N'ubundi akavuga ati reka mvugo mvuze ntacyo ndamira. Ariko abanyamakuru niyo ni coming soon bayitegereze, kubera yuko tugomba kugaragaza abantu bakomeje gukora ibintu bakabikora bwihishwa. Erega ibiri kubera mu gikari birazwe, muzi se ko bitazajya hanze, biraje bigaragare. Rwose abadukurikiranye tubabwiza ukuri, twabwiye ko Papa Plus TV izagiye bazanira ukuri kuzuye kutariho ivumbi. Tugiye kubazanira amakuru ashyushye. Ifatwa ku ngufu ry'umwana w'imyaka 13 uwafashe ku ngufu akaba ari kwidegembya. Icyo ni kimwe. Number 2, umunyamakuru ukomeje gukorera amarorerwa hano kandi agatangaza inkuru zangiza imitima y'abayobozi bacu, zangiza imitima y'ababyeyi bacu, zangiza imitima z'abana bacu b'ejo hazaza. Tugomba kubazanira izo nkuru. Mwandike muri comment niba mubikeneye, turabibasukira. Nta mpamvu yo kugira ngo tubigumane. Ibimenyetso biri gutuma bizatuma duca umwanda uri mu bintu bya YouTube hano Nairobi. Icyo ni kimwe. Ntabwo twaje hano ngo duteranye abantu, ntabwo twaje kuko turi beza. No, tugomba guca ibintu byose biri hano hanze. Kandi abayobozi bacu turabakunda bari hose ku isi. Bumve ko tubakunda, bakomeje kudufasha nk'igikorwa cy'inzu zasenywe hari akayore, berekanye umurimo ukomeye bakoze, berekanye kwitanga, ntako batagize bakoze no mu mifuka yabo batanga ifaranga kugira ngo ababyeyi bave mu masengero, kugira ngo barare mu nzu, abana barare ahantu hazima. Rero turashimira ubuyobozi bwacu kandi turakunda Siberika aho muri hose. Oye, turabakunda cyane. Icyo gikorwa si cy'ibigwari n'icyo ubutwaye. Yes. Data mu ijoro kandi tunabasaba imbabazi ko mukomeje gukomeretswa n'ibintu by'ama YouTube. Mukomeze mwihangane kandi mwumve yuko Imana iri kumwe namwe kandi muzatuyobora kugeza paka wa mwisho. Ikindi, ese ko atsinzwe urubanza rwa yamfura akabisiba kuri YouTube, ese umushumba umupasta akaba yaramureze ati nanjye nshinja ko nishe umwana wanjye kandi umwana yarapfiye mu bitaro mubizi mwese, k'ikirego kirimo byageze aho bamubwira ku munsi w'ejo hashize, baramubwira ati iki kirego cyareka tuzagikora undi munsi kubera ko icyungu dore ngo kirangiye, uyu muntu basi mu makaruhuko abanza anywa amazi yumva uko ameze. Ese ko mwaba ngo turababeshya aka kamwanya muri cyangwa ngo turababeshya nkuko bikomeje kuvuga ngo tubazanira inkuru zipfuye? Ese koko zirapfuye cyangwa koko Nyamwiza yarahamagawe n'inzego z'umutekano? Ese za telefone koko yari azifite cyangwa zari zaranyazwe n'ubuyobozi?
byose mwasanze twarababeshaga. Ese kuba yaritabaga ikasarani yarabihakanaga, ese byose murabihakana? Nawe yageze avuga ko tutaravuga ati mwari muzi ko ntaboneka, ariko ntabwo nkuko mama ndafunze sinari mfite, ariko ntabwo twegeye ko yatanze cash bill muri polisi, yatanze amafaranga niyo yafunzwe mu gihe wari hanze. Ibyo nitubyibagiwe. Ese byose twarababeshaga, twabasezeranyije ko tuzatubaha inkuru ziriho z'ukuri. Ikindi kandi nta terabwoba hano, nta maye hari, nta Al-Shabaab ihari, nta mitima turwaye, turacyari abana batoya. Iyi ari Papa Plus TV, ni ukweli kandi tuzatubagezaho ukuri. Ku kandi kantu ushaka tuvugana, ese izi manza ebyiri zagiyemo urwavuye Canada n'urwaturutse Kitengera kwa Mushumba ku mubyeyi, izi manza arazicika? Ese tukira kuri ako nitwegiye kubona rwa rundi ruri mu miryango narwo nibinanirana ruzagaruka, izo manza arazicikira hehe? Ese nabyo azayavuga ngo n'ubuzima yabayemo bwagikene? Iki kibazo niyo wakiteye, reba amagambo avuga adafite ubundi bivuze ikintu werekana ibimenyetso, abize amategeko barabizi, kuko niyo wavuga ikintu udafitiye igihamya, kandi rukumvisha ni ikibazo kandi gikomeye. Kumva ngo uharibitse umuntu w'umubyeyi, ubundi umuntu w'umubyeyi wacu nta mukobwa ahangaraga umuntu mukuru ngo abe yovuga ikintu kibi ku muntu mukuru. Edahera niyo yo bari mu makosa bikorerwa mu miryango bikorerwa kuri YouTube. Nubwo abantu bashaka kumva gusa ibintu biryohera amatwi bipfuye, bari mu kuba opposite mu mitekerereze. N'ubundi ukuri kuraryana mu matwi, ariko kurangira n'ubundi kuvuye amatwi, n'ubundi kinyuma kiryohera amatwi kikayangiza. Niyo mpamvu rero bagomba gukura ibintu ku murongo. Hari accident ziba muri ubuzima iza utiteguye, ariko buriya ururimi nza mbabwira ni inyama ntoya, ishobora kurimbura abantu cyangwa ikabakiza bitewe n'uburyo wayikoresheje. Niyo mpamvu rero tugomba kwisubiraho. Si byiza ngo every time azayitaba imanza zigiye zitandukanye, buriya gukora ikosa si ikosa, ahubwo gusubiramo ikosa, asaba imbabazi. Buriya imbabazi zorosha imitima ku mitima yakwazitse. Buriya muri iyi si yo hatari imbabazi twari kuba twese twaramaranye, ariko kubera kubwo imbabazi umuntu arakosa, no by perfect, ariko icyiza nuko twakora iby'ingirakamaro aho kuvuga ngo dukora ibidafitiye abandi imimaro. Murakoze. Espoir, we nicyo wabivugaho? Icyo nabivugaho, natuze yagume hamwe, nkuko yagerageje kujya mu rubanza rwa Yamfura biramunanira. Rero ejo bundi nibwo yagiye hariya bamuhaye telefone yiwe, bamubwira ati banza kwanza ukureho bira biganiro wakoranye na Yamfura. Abivanaho hasigara na yakoreye Yamfura, yamuhimbiye, yabikuyeho. Ariko n'ubundi asanga harimo n'ikindi kirego bamureze cy'umushumba, ko yamureze nyine yari yabuze nabyo, bashaka guhita babyinjiramo sasa ngo babigire, noneho arangiza kimwe ahita afata ikindi. Nakira noneho hariho n'ikindi cyo muri Canada, bibe bitatu. Ikiriho cyo ntabwo yashobora ibibazo byose kuriya yabikoze, ahubwo nagende yumvikane n'umuryango w'umushumba, bicare hamwe baganire ikibazo cyabayeho, niba nawe ari busibe cya kiganiro cyo yamukozeho na biriya bindi byose yamuvuzeho, batangiye neza bitagiye mu miryango, bitagiye muri polisi, kuko nibijya mu nzego z'umutekano biraza kumusaba amafaranga menshi cyane, kandi niba ubihomberamo ntabwo ari barabaze kubihomberamo, kuko nibo bareze, nibo bibuze kugiraho ingaruka. Rero ko zagenda kose kubikuraho biraza guhindura character ze cyangwa se imyitwarire y'uburyo ateye, bizasaba akazihindura, kubera ko nta handi mahitamo afite. Barasa kugera yakoze baraza n'impinduka, kubera ko yongeye bafite ikinyabupfura, yongeye nanone kandi ngo dukurikize ibyo abayobozi batoye. Baraba social media mwicare mwige, mwakoze kubikurikiza, mwicare mwige, bose bakeneye amakaye. Ese ujya wari urimo uramureba urujisho ku ruhande, yamureka akavuga? ntabwo yakumureka, guys, dukomeje kuri ako kantu. Ese araza guhinduka koko?
ikigaragara nyine amahirwe menshi ntabyo guhinduka kuko na nijoro yarayataramiye ku bandi bantu kabisa. Tukiri aho ngaho tugira ngo tubwire abadukurikirana izi manza ebyiri urwa Canada n'urw'umushumba tuzaba tuzibagezaho igihe isaha ku isaha nuko byagenze nuko byarangiye kuzageza tubabwiye ati ibintu byose Nyamwiza yaregaga byari ku cyangwa byari bibeshyo, ariko tutibagiye ko urubanza n'urwo yabeshyeye rwarangiye rupfuye ubusa yarabeshyiraga umuntu. Ese n'aba bamureze imiryango nayo izicana imwumve? Ese ari nkawe umuntu akakubeshyira ngo wishe umuntu wowe Espoir, uwo muntu yaza akicara n'abantu aricyaje kukubwira ngo umwumve? Ese bazamwumva cyangwa bizanajya n'abafunze? N'ubundi kubivuga yarabivuze byararangiye, gusa wenda hari aba bicaye nk'imiryango n'ubundi akemera amakosa agasiba cya kiganiro ko n'unyine cyacyariho ushobora kuba ari nabibira ahubwo nabyo akabivanaho batagiye kwiteza nyine inzego z'umutekano hano muri Kenya bakajyamo hariya bikaba birebeye n'ubundi bizarangira. Amafaranga azatanga menshi yagiyemo hariya gusa nta amafaranga atanga agasohoka, ariko babishyize mu miryango bakabirangiza nicyo cyo cyaba cyiza nyine tu, kuko n'umushumba ntago akeneye ko ikiganiro cye bamubeshyira kiracyari hariya kandi uriya mukobwa yamubeshyeye nta bimenyetso afite nta nubwo anagisibye, ahubwo ikintu ariko uriya mukobwa yavuga ati ngo nzajya mvuga muze ngo nsabe imbabazi ngo simuzajya se ngo mumbabarira, niko yari ari kuvuga nijoro. We nyine azajya akora amakosa narangiza kuri kiri kiganiro cyangwa abatelefone kuri phone abasaba imbabazi ngo bamubabarire. We ni ibintu noneho nibwo abikora. Cya gicano kiramutegereje ndeka azagisaba imbabazi nacyo. Cya gicano cy'abantu bamuhaye message ati ndategereje. Ngategereje kuzareba. Ariko ikintu cyantunguye ni ukumva hari umwe wohereje ama message ngo ashaka gutera mwene datanga ibyuma ngo ngenda akayirarura. Niba ari amashini isyasima bamutumye ni bashaka ngo kuzana igisungu ahatuye ngakakimudunga. Yatumwe nandu. Bayobozi mwe mwumva ibyo bintu abana bacu barimo mugira icyo bibikoraho kuko birimo birafata indi ntera murwanyu bwo bwicanyi bashaka gukora. Gusa njye icyo namubwira ni kimwe, inshuti yanjye nta muntu utinya amahane kuko aho ngeze si neza z'abantu ni urukundo rw'Imana n'abantu ndabashimira. Iyo ubanye n'abantu neza ni kimwe mu mugisha Imana iba yarahaye umuntu. Uriya umuntu ngo iyo yakoze ikosa, umukristo yakoze ikosa ntabwo bagaye ubukristo bwe, bagaye imyitwarire yiwe cyangwa se uburerere bwe. Rero bigaye bicare bige tujye tuvuga ibifitiye abandi umumaro. Ibi si byo byubaka sosiyete nyamurenge, nibyo biyisenya kandi bije muri iyi myaka ibyuma by'abazungu byaziye. Abayobozi babicaye ibi bintu bidafitiye abandi umumaro, ahubwo bifite gusenya abandi imitima y'abandi. Nawe uburibwa arabizi ko bubaho kandi bubi yabuciyemo. Niyo mpamvu rero ahubwo yige gukora ibyubaka imitima y'abandi kugira ngo dukomeze tuyibane mu minsi y'ubuzima bwacu bwose. Kandi tutibagiwe dutegereje uwo mwana w'umuhungu yatumye ngo atubwire. Turategereje, tunakugoja baba, tunakugoja rwose uze uturaruwe, uzuraruwe baba we, uze rwose nta kibazo kandi nta mpungenge dufite habe namba. Mpungenge uze rwose udutere ibyo bisu wifuza. Papa Plus turagutegereje, uzazuhirika ikipe yose gadata. Dore ga n'ubundi wiyemeje kuvuga ko abakozi Imana basigaye bica abantu, ubeshyira n'imfura yakasarani ngo yisha abantu. Reka dutegereze coming soon yawe yo kuza gukora ibyo bikorwa byawe byiza. Warabivuze yuko byatewe n'ubukene ngo mwari mufite iwanyu. Polisi k'abantu bose bafite ubushobozi n'ubu ngubu ubukene burahari, kandi nubwo ukomeje gutuka abandi bantu ba media ati gutya na gutya, nawe ga ni views ukeneye kugira ngo so warebwe na zero cyangwa warebwe n'umuntu umwe waneze wavuze ngo wajigimwa ngo na uploadinze ngo sinshaka views kuko itayishize kuri status yawe. Na status bekana yigira views nga nawe yabamure ngo nabazanya amakuru ngo ariko ngo ndago ngo shaka views uploading iki tukajya ubesha abantu data. Guys, dutegereje amakuru agiye kuva muri polisi tukayabagezaho. Yaza uyu munsi tuyabagezaho ku mugoroba, yaza ejo turabagezaho yuko umushumba ikirego cye gikomeje n'uwo muri Canada uko yamureze. Tuzabazanira amakuru
y'ukuri kandi atariho ikinyoma, twakabaye twarabagejeje aha ejo y'umushumba uko byagenze, ariko kubera ko tutarabona ibintu bifatika bizima, niyo mpamvu tutagize ibyo tubivugaho byinshi, ariko amakuru naza turayabagezaho. Espoir, ni iki watangariza Nyamwiza aka kamwanya cyangwa abadukurikirana? Abadukurikiranye icyo nababwira cyangwa icyo nabwira uriya mukobwa, nareke ibintu arimo byo gutuka abantu, kuko siyo content, iriya content ntabwo izamutunga bro. Sareba ko atangiye gusimbuka se, atangiye kujya mu magereza, ntabwo yabaho content yari gutukana gusa ngo YouTube izarambe, ntibizashoboka. Sasa ko ahindura content nyirashaka ibindi akora, ibirabyo ntibizakunda. Niki wavuga dusoza ikiganiro? Okay, kucyo navuga inama nyuma, pore ku babyeyi bose bakomeretse. Ni nk'impanuka yabaye, ubundi kera nta mwana w'umukobwa watinyuka ku muntu w'umugabo. Wenda uvuga kuvuga ikintu si ikibazo, ikibazo ni ukutamenya icyo wavuze icyari cyo, nimba cyubaka imitima cyangwa se kiyisenya. Gusa ariko biza bisaba ngo nibura we ku ruhande rwawe burisa uvuge ngo akarengane niki, ariko benshi usanga n'ubundi ari abafiyemeri, ntacyo barengera, biberaho nk'abazofeshwa. Ariko icyo babwira, mureke tubana amahoro. Ibibazo muri isi si paradizo, kuva Adamu na Eva bacomora muri Edeni, murabizi. Twese si tugira ubushobozi bungana, no mu ijuru sinzi ko tuzogira amanota angana, ariko duharanire kuvuga ibifitiye abandi umumaro, tuze dukora imirimo yo kwihesha agaciro atari iyo kwitesha agaciro. Data wo mu ijuru abampere umugisha, murakoze. Guys, mwumvishije ibyo watubwiye, nibyo tuganiriye, kandi turabazanira amakuru ku gihe, kandi dufite mu yandi masaha turaza kubazanira n'umutumirwa wundi, tuza tunabagezaho inkuru irambuye yuko imanza zikomeje hano Nairobi. Iyi Papa Plus TV, ariko tutarasozamo gatoya, bagiye hano kuri Papa Plus TV, twapininza hano andi macano twakoze, yariho dukina filime, ntabwo ari ikiganiro gusa. Dukina filime bino bintu bisanzwe hano mu muryango. Harimo Gishishwa, uramubona akiramo filime. Jya hano hasi twayipininze, urebemo kuri Papa Shine Plus TV, ni channel iriho abakobwa beza babiri bategura ibiganiro byiza bitarimo amatiku. Bitarimo amatiku. Ibintu by'amatiku natwe ntitubikunda. Bagende bajye kuyikoraho, bakore subscribe, basharing. Hanyuma n'indi yitwa Kanyamurenge Comedy, niho harimo sasa filime yitwa ngo iki? Yitwa ngo ariyo filime yitwa ngo ni Amahitamo yanjye. Amahitamo yanjye arimo uyu mugabo. Cyano yitwa Kanyamurenge Comedy. Kanyamurenge Comedy. Iriho filime nziza cyane, mujyeho hano hasi zose mwaza kuzibona. Harimo bano Gishishwa, harimo turimo n'abandi bantu benshi beza. Naho mujyeho mukore subscribe, ni cyano nshyashya. Tuyizamure, irimo ibintu bino biri kuba hano zose. Filime turi gukina nibishingiyemo. Shingiyemo cyane, mujyeho mugende murebe mukore sub. Guys, mwumvishije byabwiye, mubatera inkunga, kandi inkunga yanyu ni ingenzi ku buzima bwacu, ni ingenzi ku hazaza hacu, kandi turabakunda cyane. Ciao ciao.